Imana tuje imbere yawe. Twakire mama Letitia atugezeho adusuhuza ijambo ry'Imana ry'iminota mike cyane kugira ngo abantu bari porogaramu neza kuri gahunda neza. Uriya wasanga hari ibintu umwuka Imana muhaye atuzaniye azatubwira Yesu ubundi mwitegura mukaturakira umukozi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Niba mwageze hano turambura ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Yavuga ngo mu rugo rwa Yesu ntago ibyo kurya bishiramo. Abantu batanzi muzamura ibiganza kugira ngo mbibwiye. Abana atari benshi. Abantu batanzi ni muzamura ibiganza. Ni benshi. Bihora ari bishyashya kandi hari ibyo kurya haboneka n'abafungura nyine n'ikaze ni karibu. Yesu nashimwe. Nitwa Umugire Elodie, ndi umudamu nsengera hano, fatanya nawe Larisi gukora umurimo w'Imana hano kwa gatatu n'indi minsi uko Imana idushoboje. Yesu nashimwe. Haleluya. Uyu munsi rero nagira ngo nisegure kuko kwa gatatu bari babivuze ko ndi buyobore, hanyuma nza kugira impamvu nyine zitanturutseho njyana umwana kwa muganga. Ni umwana nyine ubwo wayigize uko weretswe ariko Imana ishimwe ko ishoboje kuhagera. Haleluya. 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 Imana ishimwe yuko mu nzu y'Imana iyo umuntu ahageze ahese ibitugu ntabwo ariko ataha yemye. Ushobora kuza wumva wunamye ariko ugataha wumva wemye bitewe nuko wahuye n'Imana. Uyu mwanya nkwifurije guhura n'Imana mu izina rya Yesu. Uyu munsi nkwifurije guhura n'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibyo bintu mvuze murumva byumvikanye se? Nkwifurije guhura n'Imana. Hari umunsi umwe wazindutse urakaraba kugira ngo uhure n'uwo mu muryango wawe agukarabya nyine gutyo usubira y'amara masa, ariko nagira ngo nkubwire ko uyu munsi umwanya wafashe uza mu bikari by'Imana utari butaha amara masa. Haleluya. Niba ubyumvise wamvugiye ngo amen. Haleluya. Imana ishimwe. Reka dusangire rino jambo rero ry'Imana, urwandiko rwa mbere banditswe na Yakobo, igice cya mbere murongo waho ni wa kabiri. Haravuze ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose ni mugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse hatabuzeho na gato. Amen. Haleluya. Noneho nje bitandukanye nuko nari nsanzwe nza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ijambo ravuze ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bingahe bitari bimwe. Ni ukuvuga ngo iyo tuje imbere y'Imana hari amakuru utumvira kuri Radio Rwanda, ariko iyo uje imbere y'Imana hari amakuru ujya umasha kumenya. Yesu nashimwe. Turemeranywa. Hari amakuru ujya ubasha kumenya uyo wasenze, iyo wafashe igihe cyawe cyo kuza imbere y'Imana, hari amakuru ujya ubasha kumenya utabwirwa n'umuryango wawe, utabwirwa naho washatse, utabwirwa n'umugabo wawe, ariko kuko waje imbere y'Imana bugufi bw'Imana ukahakura amakuru. Haleluya. Mwifurije kubona amakuru imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Mwifurije kumva amakuru. Haleluya. Hari n'igihe Imana ikubwira ariko hakaba n'igihe itavuga, ariko no muri kwa kundi itavuze iba yakoze. Yesu nashimwe. Turemeranywa mwaho ngaho. Ijambo ravuze ngo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari iki bitari bimwe, ngo bibahindukira iby'iki iby'ibyishimo, ngo kugira ngo mugaragare mushyitse rwose ngo hatabuzeho na gatoya. Imana idufashe. Yesu nashimwe.
ni ukuvuga ngo hari ibintu tunyuramo, hari ibigeragezo tujya tubasha gucamo, ariko twabimenye mbere yo kugira ngo tubyinjiremo. Bitewe n'iki? Nuko wahawe amakuru n'ijuru, kuko wegereye Imana ugasenga. Ariko hari ibindi bijya biza bikagugwa gitumo. Niyo mpamvu ijambo naryo ryabitubwiye, ijambo ry'Imana, nugubwa gitumo n'ibikugerageza. Bivuga ngo hari ibintu byakugerageje ariko wari ufite amakuru yabyo, ariko hari n'ibindi bijya bikugerageza bikuguye gitumo. Umva ijambo ry'Imana ukuntu rikubwiye uyu mwanya, riravuze ngo niba ubona bikuguye gitumo, ntugahinda umushyitsi, ntukavuza induru, ngo ahubwo ibyo byose bijya biguhindukira iby'iki? Iby'ibyishimo. Haleluya! Mushobora kutaza kumva mwafashijwe, ariko ubu ni ubutumwa Imana yampaye. Yesu nashimwe. Nimugubwa gitumo. Ariko ndashimira Imana nubwo ibyo ngibyo bikugwa gitumo, ariko kuri Yesu we ntago biba byagize gute, biba byamuguye gitumo. Iyo ufitanye umubano mwiza n'Imana, naho watungurwa n'ibyo utari ufitiye amakuru, Yesu ageze akarwana urwo rugamba kandi ukagaragara ushyitse rwose. Haleluya! Ageze akarukurwanira muri bucece, wowe ukavuga utariko ibi bintu birimo bimbaho ni ukubera iki? Nagira ngo nkubwire ijambo rimwe. Iyo utunguwe n'ikigeragezo udafitemo uruhare, kidakuruwe n'icyaha cyangwa se atari inkoni y'Imana, burya ujye ushirika ubwoba, ugende wumva bikuhindukiye iby'ibyishimo. Yesu nashimwe. Kuko ijambo ryarambwiye ngo iyo udafite umutima ugucira urubanza, ngo uratinyuka imbere y'iki? Imbere y'Imana. Ijambo riravuze ngo ibyo bikuguye gitumo, haleluya, nibikomeze kukuriza, nibikomeze kugutera ubwoba, ibyo uhagazemo, ibyo utabonera ishusho, Imana nyiruguha ikintu cyose ishusho, iraza kurukurwanira. Urwo rugamba ntago ari urwawe. Haleluya! Imana ishimwe yuko hari ibijya bitugwa gituma, akaba n'ibindi tuba dufitiye amakuru. Yesu nashimwe. Ibyo uba ufitiye amakuru rero iyo bikugezeho, ujya ubasha kuvuga uti ariko hari igihe Imana yambwiye, irampishurira ari no mwiyereko, ari no mu nzozi, inyereka ndimo nzamuka umusozi, nubwo mbona mpuye n'ibintu byo guterera ahantu harehare cyane, ariko nzi neza yuko aha hantu hatari bunyice, ahubwo ndi buhazamuke kandi ndi buharangize, kuko shorewe n'umugabo w'imbaraga. Yesu nashimwe. Hakaba n'ibindi bintu biza bikakugwa gitumo, ariko ijambo riravuze ngo nturire nubwo nabyo byaba bije, ahubwo biguhindukira iby'ibyishimo. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Tugende ku murongo wa 12. Ni kuce n'ubundi avuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amena. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana yambwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira iki yemwe? Kuko harimo n'abatabasha kwihangana, sibyo se? Burya no kwihangana bijya biva mu masengesho, no kwihangana ni imbaraga zihabwa na Mwuka Wera. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba. Haleluya! Ibyo bintu uhagazemo, ngusabiye imbaraga zo kwihangana uhereye uyu mwanya. Haleluya! Ngusabiye imbaraga uhagararamo, mbese bikagushoboza kwihanganira ibyo bintu bikugerageza, kuko harimo n'abatabishobora. Mwari mubizi? Harimo abatabishobora akavuga ati rwose ngewe bitewe n'iri kosi ntago mbasha kwihangana, ngewe dore igihe nazamukiye, ese ubundi ninde wahuye n'ibibazo ni ngewe, ninde wahuye n'ibibazo ni ngewe mbivuyemo, ukarambika hasi. Ariko umva uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Yesu nashimwe. Ngo uwo muntu wihangana arahirwa. Mwifurije guhirwa imbere y'Imana, mwifurije kuba umunyamahirwe. Haleluya! Nutabyakira bizajya bingarukaho mbyitwarire. Mwifurije guhirwa uri imbere y'Imana. Ahantu hose warahashakishirije ubura amahirwe, ariko iyo ugeze imbere y'Imana irakubwira ngo ndi Imana y'amahirwe ya kabiri. Haleluya! Warize biranga, urashakisha nk'abandi bikanga, ukagenda ukabona urimo urakubitana na bariyeri zikuri imbere, ukabona ibintu byaranze, ariko Imana iravuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwihangana hari ikamba bikiwe. Haleluya! Hari ikamba buri muntu wese abikiwe nitabasha kubeshya. Muhereze icyubahiro Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya,
haleluya haleluya. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Amen amen. Hahirwa umuntu wihanganira iki? Ibintu bimugerageza, kuko namara kwemerwa. Uzi ko hari igihe ugeragezwa ntunemerwe? Mwari mubizi? Hari igihe ugeragezwa ntunemerwe, ariko mbifurije kugira ngo wemerwe imbere y'Imana. Yesu nashimwe. No muri ibyo bintu biguteye ubwoba, no muri ibyo bintu birimo bikuriza, no muri ibyo bintu ubona bidafite ishusho, nkwifurije kwemerwa n'Imana. Nubwo uri mugeragezwa muri ibyo bintu, ariko nkwifurije guhura n'Imana ikareba ikavuga iti uyu mwana wanjye nubwo arimo anyura mu bibabaje, anyura mu bintu bikomeye, ariko ndamureba nkabona ndamwemeye, kuko yitandukanya n'igisa n'icyaha icyo ari cyo cyose, agahagarara ahanganye. Haleluya. Ikamba ndabona ndimubikiye hirya y'ibi bigeragezo, hirya y'aya marira, hirya y'uyu mubabaro, hirya y'iki gisuzuguriro, hirya y'ubupfubyi arimo arwana nabyo, hirya y'ubu bushomeri, hari ikamba mbikiye uyu muntu. Haleluya. Kuko yanze kwiyanduza, akagumana nanjye, akampamya, akanga kwiyanduza, akanga kwimika ibindi bigirwamana muri we, akampa umwanya, agasenga ubudasiba, akiyiriza ubusa, akarwana intambara z'abana b'Imana. Uyu muntu, haleluya haleluya haleluya, uyu muntu hari ikamba ngize gute mubikiye. Yesu nashimwe. Nje kubwira abanyamubabaro ngo hirya y'uwo mubabaro, hirya y'ayo marira, hirya y'ubwo burwayi, hirya y'ibyo bigeragezo urimo, hirya y'ako gasuzuguro, hirya y'icyo gikarayi uriho, hirya y'ayo marira, hirya hari ikamba Data wa twese abikiye abantu bamukunda kandi bamutegereje. Jezire boneta. Haleluya haleluya. Niba mubyumvishije mwakomeye Imana amashyi. Hirya y'umubabaro, iyo uhagaze mu mubabaro ntushobora gusobanura ishusho y'umubabaro uhagazemo. Nta n'ijambo ugira, nta na invitation baguha, nta nubwo ushobora kuba marene w'umwana ngo nawe umushyingire. Ufite iki se? Nta gutumirwa mu nama z'ubukwe, kubera ko nta kintu uri bwitange. Ariko nzanye ijambo ry'ihumure. Haleluya haleluya. Hahirwa umuntu wese wihanganira ibigize bite ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azagira gute? Azahabwa ikamba. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ubihagazemo nibyo, ariko Imana ntabwo yanyeretse ibyo uhagazemo, yanyeretse hirya y'ibyo ngibyo. Haleluya. Hirya y'aho hantu utinze, hirya y'aho hantu utinze, hirya y'ako gasuzuguro, hirya y'uwo mubabaro, hirya y'uko gucecekeshwa, aho hirya aho ngaho utarebesha amaso, aho umuryango ukureba ntukubone, aho hirya. Haleluya. Aho hirya hariyo Yesu kandi afite ikamba. Iryo kamba azariha umuntu wihanganye. Sezere boneta levo era boneta. Haleluya 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 haleluya. Imana yacu ishimwe, niza ntizaceceka. Imana yacu niza. Hari umuntu twajyaga dusengana akavuga ngo Imana yacu niza ntizanyamanza, Imana yacu niza ntizaceceka. Abantu baragucecekanye, nicyo kibazo kiragucecekana, ariko hirya yacyo, haleluya, hirya y'ubwo bukene, hirya yo kubwihanganira, hirya y'iyo nzara, hirya y'uwo mubabaro, hirya y'ubwo bupfubyi n'ubupfakazi, hirya yabyo nagira ngo nkuzamure mu buryo bw'umwuka. Va mu mubiri ujya mu mwuka, urebe hirya y'ibyo bintu uhagazemo hari ikamba rigutegereje. Nagira ngo nkubwire ngo komera. Jezire bon. Haleluya. Hirya y'ibyo ngibyo hari ikamba Data wa twese atubikiye, niturangiza uru rugamba tuzaryambara. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Niwe wivugiye avuga ijambo ry'ihumure ryiza, aravuga ngo mwisi mugira umubabaro, ngo kandi nibyo koko, ngo ariko muhumure. Yesu nashimwe. Ngo muhumure, nanesheje iki yemwe? Nanesheje isi.
niba uri mu isi ariko muri wowe hari wanesheje isi, humura isi ntizagutwaza igitugu, uri kumwe n'uwayinesheje. haleluya. ujye ugendera muri twe, ukorera muri twe, uvugira muri twe, uwo nguwo yanesheje isi. muhumure, nubwo ku irembo ry'i Samariya byakomeye, ariko umwami w'abami wanesheje isi aracyari ku ngoma. haleluya, haleluya. umwami w'abami Kristo arigezansore boneka. Imana ishimwe. utewe ubwoba n'irembo ry'i Samariya, ibintu byakaze, ibintu byakaze ku irembo ry'i Samariya. Yesu nashimwe. ariko nje kukubwira ngo hirya y'ibyo ngibyo hari ikamba data wa twese yabikiye abantu bihanganye. Yesu nashimwe. nanjye akagasura nuko Imana yashoboje kwihanganira ibingerageza. Yesu nashimwe. yewe data we, no kuvuga ntategwa, numva nanjye mvuga bikemera. ariko abagore bari aha mwakomeye Yesu amashyi koko. haleluya. kuwa gatatu twagize ibihe byiza, numva natashye meze nk'idenesi, nagiye numva nidunda. Yesu nashimwe. nimugoroba saa 12 turimo dusengera abantu, wa mugani wa muhanzi. Yesu nashimwe. turimo dusenga, Imana inyura mu ijambo ryayo impa message muri bucece. umuhanuzi w'Imana niyatura ijambo ryiza ku buzima bwawe, ujye uhita uri kuba karindwi ku buzima bwawe. haleluya. Werarisi yasomye ijambo rivuga ngo Yuda we, ngo komeza ibirori byawe, ngo kuko umunyabibi yatsembweho rwose, ngo kandi pe. haleluya. Werari umunyabibi yatsembweho pe. haleluya. Jere boneta. umunyabibi yatsembweho. nubwo hari ibitugwa gitumo, nari nzi ko ndi buyobore, ariko ngubwa gitumo nyine n'ibingerageza, ariko ndakomeye, ndimo ndavuga umwami w'abami, mumumpera icyubahiro. Yesu ni mwiza. arimo arisoma yahise amindukira arambwira ati mama Leta, ati umunyabibi yatsembweho, ati kandi komeza ibirori byawe. none nanjye naje nyenyeye kuko mbese nakomeje ibirori. haleluya. Yesu niyamamare, Yesu niyamamare. abantu babanje kumwamamaza bwa mbere ko yazutse ni bande? hashimwe Kristo ko turi abagore. haleluya. ubundi nawe wajyaga agera ahantu nk'aha ngaha ari umudamu akenyeye byakunda se? n'umugufi ntiyahageraga, ngo n'ibikara ntibyahageraga, ngo mbese n'abafite impingikirane ntibahageraga, ariko uyu mwanya dore mfite mikoro. haleluya. nagira ngo nkubwire ngo Imana yahaye agaciro. Yesu nashimwe. abatari bafite agaciro ngo niyifata badafite shinge, nibagire na rugero, baba ngaba ikababesha hehe mu mara. Imana ishimwe. nta shinge ufite, nta na rugero, ariko ufite Kristo muri wowe, ubwoba nibushire. Yesu nashimwe. ubwoba nibushire. nta shinge, nta rugero, ariko dufite Yesu. haleluya. nakoze ubukwe ndangije ndavuga nti none se ko mbona nta shinge, nta na rugero, nimbyara nzahembwa nande? uri muri twebwe, ugendera muri twe, uvugira muri twewe, uwo nguwo ibyo byose abirusha amaboko. mwamuhereje icyubahiro. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. haleluya, haleluya. tuzabaho no mu rupfu, ujye wiyaturaho ubuzima butazima, kuko uri muri twe ni muzima, yatsinze urupfu. haleluya. yatsinze urupfu, ni muzima. Yesu ni muzima. humura, gira ibyiringiro, gubwa neza, wikangwa no ku irembo ry'i Samariya ko ibintu byakomeye. humura, ntuzarya ubuhurunguru, ntabwo uzigera uburya, kuko uri muri twebwe afite imbaraga. haleluya. ngo arambura ikiganza kimwe ngo agahaza ibiri mu isi byose. ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. mu gitondo hari umuntu wigize ampamagara, arangije arambwira ati ariko ubundi mubona muriho? ntitwubere iki se? ati nge mbona mutariho. ntese kubereye? ati abantu basenga ntago muriho. ati muriho mu kigare, ni umusilamu. ati muriho mu kigare,
ndababwira nti naho cyaba ikigare ariko ufite Kristo muri wowe bijya bisobanuka. Nubwo hari aho ujya ugera abantu bakabona ko ari mu kigare, ariko hari n'aho ugera bigasobanuka bikagaragara ko utari mu kigare. Yesu nashimwe. Ikigare kiguha gusinzira utari ufite ibitotsi, ubwo icyo kibaho ugasinzira. Ikigare kiguha gusinzira utegura ubukwe kandi wabuze inkwano, Imana ikavuga iti nzagenda imbere yawe. Yesu nashimwe. Ahantu hataringaniye mparinganize, wowe humura gubwa neza, ubwo icyo kigare kibaho. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu niyamamare. Yesu niyamamare. Niba ufite amaboko abiri vuga ngo niyamamare. Haleluya, haleluya. Wamamaje abantu ntibagira akantu baguha, ariko Yesu iyo umwamamaje ntabwo agukuriramo aho, ntabwo bishoboka. Haleluya, haleluya. Kandi ingoma yihoraho iteka ntisimburwa n'izindi. Mwamukomeye amashyi k'uyu mwami w'abamakomeye. Nari ndimo mbabwira ngo mwibuke muri ibyo muhagazemo, murebe hirya yabyo hari ikamba ribateguriwe. Navugaga ngo Imana ibaha imbaraga zihangana, zibashoboza kwihanganira ibintu birimo bigira gute, bibagerageza. Nanjye uhagaze ahangaha hari ibyo Imana yashoboje kwihanganira. Si inyama n'amaraso, ni Kristo wenyine, umwana w'Imana. Haleluya. Hari ibyo Imana yashoboje, ntabwo ari twe turiho muri Kristo. Yesu nashimwe. Kristo niwe udushoboza. Kristo niwe udushoboza. Ujye uvuga Yesu neza igihe ubonye umwanya. Amen. No mu rugo iwawe ujye umuvuga neza. Nubura nuguhereza mikoro ujye ubwira abantu uti nimuze mbabwire ukuntu Yesu agira neza. Ubaha amateka y'ubuzima bwawe, ubabwira uti kandi ubuzima nanyuzemo mwe ntimuzabunyuramo, mufite ubundi Imana yabateganyirije bwiza kuruta ubwanjye. Ubatureho umugisha w'Imana, kandi uwo mugisha ujye ubomaho mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aba turi kumwe muzamura ibiganza. Hirya y'ibyo ngibyo, hirya y'uwo mubabaro, hirya y'ako gahinda, hirya y'icyo cyerekezo utabona, hirya y'ibyo urimo ubona bidafite ishusho, Kristo muzima muri twebwe araje abiha ishusho ku buzima bwawe. Araje abiha ishusho ku buzima bwawe. Guhanura si ukuvuga indimi, araje abiha ishusho. Haleluya, araje abiha ishusho. Ibyo bidafite ishusho araje abiha ishusho. Nanjye yabihaye ishusho. Haleluya. Nanjye yabihaye iki? Ishusho. Haleluya, haleluya. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, nkibuka imirimo yawe, ngo nkuramburiye iki? Nanjye nyiramburiye amaboko ndi mu rukiri. Yesu nashimwe. Mu myaka 18 maze hano, nanjye nongeye kwiramburira amaboko. Niba ufashije nawe ugihari, yiramburira amaboko. Niba wumva ukiri muri Kristo Yesu, shimira Imana yakurokoye. Nayo maboko ukaba ukiyafite, nayo maso ukaba ukiyafite, izo ngingo zose zikaba zuzuye. Ni Yesu. Haleluya. Ni Yesu, ni Yesu. Ni yamamare, yongere yamamare, kuko akora iby'imbaraga. Aravuze ngo wigira ubwoba, wihinda umushyitsi, ibyo bigutaye ubwoba araza bicyahe. Haleluya. Araza bicyahe kubera ko ari we ubishoboye. Imana ishimwe. Ntago najyaga mbasha kuvuga, ntago najyaga mbasha kuvuga, ariko usigaye mvuga, ahubwo kunshacekesha bikaba ibibazo. Kubera iki? Kubera Yesu. Kubera Yesu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Narabyaraga uko mbyaka ariko abo bana uzabagirira hasi uzabarya. Ntago umuntu arya abana yabyaye, kuko ibasha kuguha abana bahumeka, ntabwo yananirwa kuguha ibirayi cyangwa ibitoki bya hariya ku muhanda. Yesu ni umunyembaraga. Haleluya, haleluya. Urema umuntu akamurema mu ishusho yayo, Yesu nashimwe, akamuhumekeramo umwuka, akamuha ingingo nzima, ibyo byose akabikora, akamuzana ku isi Satani atabishaka, azananirwa kumuha ibirayi n'ibishyimbo. Urumva ibyo bintu byemera? Kuko no kwizera guke. Ndashima Imana ko nta numwe ndarya. Mwamumpereye icyubahiro Yesu. Nta numwe ndarya, nta nuwo nzarya.
kubera ko Yesu ni muzima. Aleluya, aleluya, aleluya. Muririmbyi niwe waririmbye avuga ngo nazamutse umusozi ndaruha, ngo noneho ngo bambwira ko Yesu azaza ngo ngira gute ndaruhuka. Ninde wakubwiye ko so wanyu azaza ukaruhuka uwo muruho? Ariko iyo ugeze mu nzu y'Imana bakakubwira ko Yesu aje ku buzima bwawe, uhita uruhuka ukajyana amahoro yo mu mutima. Haleluya, akira ihumura ry'Imana mu izina rya Yesu. Ibyo bikugerageje bifite igihe, buri gihe n'igihe cyacyo. Haleluya, mubwiriza yarabivuze aba ngo hari igihe cyo kweza hakaba n'igihe cyo kurumbya. Haleluya, igihe ni cyacyo, iki gihe ni cyurimo, ariko nyuma y'iki gihe hari ikindi gihe Imana yaguteganyirije. Nyuma y'iki gihe cy'umubabaro hari ikindi gihe Imana yaguteganyirije cy'umunezero. Haleluya, nubwo ubirebesha amaso abona nta sura bifite, ariko Yesu yabigezeho abigira gute? Abiha isura. Njya mvuga nti Yesu sinzahwema kumuvuga, nk'uko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo sinzahwema kumuririmbira. Yesu nashimwe, ntago nzahwema kumuvuga bitewe n'imirimo y'amaboko ye nabonye. Ntago nigize mbyumva nabandi, ahubwo nanjye ubwanjye nagize gute? Narabibonye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Akomeze yamamare Yesu, yamamare Yesu, yamamare Yesu. Aleluya. Hari igihe nageze ahantu mbona nta shusho bifite, ngira Imana ndavuga nti rwose wite ndagushimiye. Abandi barapfuye ariko ubu ngubu ngiye mpfuye nyuma y'abandi, ndagushimiye. Hari igihe ushimira Imana ukavuga uti ubu ngubu n'ubundi ubuzima burarangiye, ariko ahubwo ukajya kubona ukabona nibwo butangiye. Yesu nashimwe, ukabona nibwo ubuzima bugize gute? Butangiye. Mfite ubuhamya burebure bwinshi. Aleluya, aleluya. Ariko ndashimira Yesu ko mpagaze ku maguru yombi, ntafite ukuguru kumwe, nta jisho ryavuyeho, nta gutwi kwavuyeho. Abadafite ingingo zose nimugire ngo mbishimye hejuru, ahubwo Imana yambambiye ihema, nawe yarari kubambiye kuko utigeze upfa. Nubwo hari ingingo zimwe utagifite, ariko ufite Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Imana nifata ibidashoboka ikabigira ibishoboka. Ntuzigere unyamanza kuvuga Yesu n'imirimo ye wabonye. Yesu nashimwe. Ntago kuvuga Yesu ari ukuza hano kuri tele gusa, no muri karitsiye ufasha abantu babiri ukababwira imirimo Imana yakoze, basubizwamo ibyiringiro. Imana ishimwe. Ujye umwamamaza, ntukifuze guceceka, ntukifuze guceceka bitewe n'imirimo Imana yakoze. Muri jenoside nyamvuga ni n'abatashaka kubyumva nzajya mbivuga kugira ngo babyumve, kuko nta yindi Imana yari kurokora abantu, nta nindi yari kubakiza usibye yaremye ijuru n'isi. Haleluya, haleluya. Abantu bose bavuga ngo ni Imana yabahunze, ariko ntago, nubwo hari abo yarekuye bakagenda, ariko hari n'abandi itarekuye. Niyo mpamvu duhagaze ku gatuti tuvuga gukomera kw'Imana. Hirya y'ibyo ngibyo, hirya y'ibyo ngibyo hari undi mugisha. Yesu nashimwe. Ndabyibuka muri jenoside twageze ahantu ku nkombe, sinjya nibagirwa aho hantu, no mu gusaza ngira ngo nzaya mpibuka. Tugeze ahantu ku nkombe, twari turi abana, abandi bose barangiye. Abana bose barasakuza bavuza induru bararira, bahamagara ba nyina, abandi bahamagara base, baravuga ngo nimuze mudutabare, nimuze mudutabare, muze mudutabare, mwadusize. Bahamagara ba nyina, ariko njyewe aho nari mpagaze numvaga nta muntu n'umwe ndi buhamagare, kuko abanjye numvaga hari aho mbazi kandi basigaye, numvaga nta cyandengera kiri aho ngaho, ariko Kristo wenyine. Haleluya. Arangije duhagaze aho twari abana bane, ahantu bidafite ishusho, ahantu bidafite icyerekezo, ahantu ubona watangiye kwiyakira uvuga ngo birarangiye. Aho ngaho niho Imana igizira. Haleluya. Iyo ngeze mu bintu bikomeye bidafite ishusho, njya nibuka amaboko y'Imana nabonye mu byatambutse, ngahita nyagira ikiraro ku bindi imbere, ngahita nambukiraho mu kwizera, kandi icyo kibazo nacyo nkakirenga ntaguye. Mwahaye Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Aleluya. Duhagaze aho ku nkombe, buri mwana akajya yiyambaza umubyeyi we bitewe nuko yabonaga ko yoze mu mazi yambutse yagiye, ariko ngewe ntawe nari mfite ndi buhamagara, habe n'umuvandimwe. N'abo bana ntitwari tuziranye, buri muntu wese yasamagaye magara. Noneho ndangije numva ijwi rirambwiye ngo nawe taka ngo kandurire. Ngira Imana nese ubu ndarira ndahangaha, ninde wankura ahangaha? Imana yambwira ngo rira cyane. Reka nkubwire buri muntu wese afite imitima ibiri. Yesu nashimwe.
ufite nubwo waba utarabatizwa ufite ukubwira ngo icyo kintu ugiye gukora si cyo, ukagira n'ukubwira ngo ratagikore. Uwo nguwo ukubwira ngo icyo wigikora ni umwuka w'Imana, ujye umwumvira. Yesu nashimwe. Aho ngaho sinari nkijijwe, nari n'umwana mutoya, ariko ijwi rirambwira ndaryumva, numva mu mutima wanjye rirambwiye, ngira ngo ni nk'umuntu ndi inyuma ndebye sanga ntawe uhari, imvura nyinshi irimo igwa, amasasa avuga, imihoro ivuza ubuhuha. Ndangije ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo vuza induru nawe. Ndangije sinzi ikintu cyasunitse, numva ngize ikiniga cyinshi, ndangije nanjye mvuza induru, noneho induru yanjye irenga iy'abana, iyanjye irakomeza igera hakurya, umubyeyi wagiye hirya kure, ngiye kumva numva avugije akaruru, ngira ngo n'intera hamwe zije guhita zituroha muri ayo mazi, arasakuza cyane aravuga ati umwana wanjye uramutaye. Ubwo imvura yari ibaye nyinshi n'amasasa abaye menshi, intera hamwe zita zigenda kuko twe zadutaye ku nkombe, abandi bose bamaze kurangira. Bumvaga ko tutari bwambuke ngo tunyure muri ayo mazi, bumvaga ko igisigaye natwe wenda rukuza kuribwa n'ibisimba cyangwa tugapfa. Hejuru mu bintu bidafite ishusho, Yesu hirya y'ibyo ngibyo ajya abiha ishusho. Yesu nashimwe. Muri kwa gusakuza mvuga n'ijwi rirenga, umubyeyi ahita yumva agize ikiniga, arasakuza nawe aravuga ati umwana wanjye uramutaye. Bagaruka inyuma, baza ari benshi, bari bageze nko mu bantu nk'umunani, nubwo hatabonaga ariko nabonaga ko bari baje ku nkombe kugira ngo barohore wenda abakiri bazima. Hamanukamo umugabo aza yirukanka aroga, yari amazi menshi huzuyemo imirambo utashobora kumenya ibyo ari byo, ngo ni imitumba iri muri ayo mazi, isura ntabwo ingishiramo. Ariko Kristo ajyaza akazana disoruvayi yiwe ya mwuka wera, arahanagura tukabasha kuvuga, arahanagura ukubaka urugo nta maguro wabonye ariko rugakomera. Yesu arahanagura, ajya azana disoruvayi yiwe afite ukundi kuntu abigenza ya mwuka wera, agahanagura ukabasha gucya mu maso, arahanagura ukabona gishyigikira, arahanagura ukabona gukomera. Yesu arahanagura. Haleluya, haleluya. Yesu arahanagura, Yesu arahanagura. Nayango nkubwira uyu mwanya ngo niba ataraguhanagura uyu munsi ntago utaha ataguhanagura. Niba utarahura na Yesu aguhanagura ibyo bikomera, Yesu uyu munsi araguhanagura. Yesu nashimwe, kuko yamaze kukubwira ko ibyo uhagazemo abizi, kandi akakubwira ngo hahirwa ubyihanganira, kuko nyuma y'ibyo ngibyo hari ikambu bikiwe. Haleluya, haleluya. Ndangije muri kwa gusakuza, umupapa umwe amanuka yirukanka, arasa muri ya mazi, aroga, arazamuka agera ku nkombe, arazamuka agera hakurya. Akimara kuhagera ahita mbatuza, ahita nkubita ku bitugu, anyura muri ya mazi menshi, aranyogana mu mvura nyinshi. Ndabyibuka ko hari n'imirambo yaturutse haruguru imeze nk'ikivungi tugwaho, ntitwarohama, ariko afata ibintu by'ibikangaga hakurya. Bikangaga se murabizi, murabi Kigali abazi bikangaga muzamura ibiganza. Murabi wacu, Yesu abaho umugisha. Haleluya. Afata ibikangaga, turazunguzwa, ageze hakurya arangije anjugunyayo. Akimara kunjugunya, ariko nubwo twari turi mu mazi, igitero cyari gihise kigarutse hano hakuno. Turangije anjugunya kuri ya nkombe hirya, abagore bose bari bahari n'abandi bari baje kureba ko hari abantu bagifite akuka kugira ngo babarohore. Arangije wa wundi watakaga umwana wanjye ahita ampamagara mu izina rya wa mwana we, numva ijwi rirambwiye ngo nyuraho wirukanke ntabwo ari wowe. Arongera arampamagara ahita abwira umugabo ati iki kintu uzanye ni igiki? Ati ntabwo ari we ngutumye, dore uribeshya si uzanye. Ako kanya amasasa babaye menshi, wa mugabo ntago yavuye muri ya mazi, mpita nyura mu kwaha kwa ba bantu w'ikivunge, mpita ntorongera gutyo n'amagingo n'ubu mpagaze mu rukiri ku gatuti. Ayo mashyi niba ataramamara titse ari ay'Imana ikora imirimo n'ibitangaza, wayiyakomeye ko ngewe mbashije kuvuga gatoya muri byinshi. Nawe hari ibintu Imana yagusimbukije, nawe hari ibintu Imana yagukijije, nubwo itaba yaragukijije ibyo yankijije, ariko n'akaga n'impanuka byari bikugarije, n'uburwayi bari barakubwiye kutazakira, uyu munsi ukaba uri mu nzu y'Imana uri muzima. Wayikomeye amashyi atabaye amasabano, ko Yesu afite imbaraga, ko Yesu afite ubutwari. Yesu nashimwe. Umugambi w'Imana, Yesu nashimwe. Muririmbyi ararimbye avuga ngo aracyariho, Yesu aracyariho, ngo biganza bigaba amahoro aracyariho, ngo urupfu ntago rwamuheranya aracyariho. Haleluya, haleluya. Yesu ajya amara ibikomere. Amen.
Yesu ajya arera agakuza. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo hirya y'uwo mubabaro, hirya y'ibyo bintu ubona bidafite ishusho, Yesu araje abiha ishusho. Kandi nagira ngo nkubwire ngo hari ibintu bikomeye unyuramo ukabona ukagira ngo wibwiye ko ari abantu babigutambukijemo, ni amaboko y'Imana. Ujya ubasha gukirira n'ahantu wagombaga gupfira, n'uwagombaga kukwica niwe ujya ubasha kugukiza. Yesu nashimwe kubera umugambi munini w'Imana. None uyu munsi nanjye ndi mama w'abana, w'abakobwa n'abahungu. Ayiwe, umva ibyo bintu ukuntu biryoshye, wayihaye amashyi ukabyara. Ushobora byose Mana, ntabwo ishobora kurogoya umugambi wawe. Tukuzi nk'Imana ikomeye, Imana ishobora byose. Uwiteka, Imana ishobora byose, iryo ni ryo zina ryawe. Yo, aba ni abapfukamye imbere yawe. Twagusubije ku musaraba, wambaye ubusa, urakubitwa, uramanikwa ku giti, wambaye ubusa kubera twebwe. Ariko twe ntabwo tubyumva, tugusubiza ku musaraba, tukagukorera ibidashoboka, tukakubabaza. Nanone nta cyizere tugufitiye, kandi wowe watugiriye icyizere. Urabambwa kubera twebwe, urapfa kubera twebwe, urababazwa kubera twe. Ariko twe nta gaciro tubiha, twe tugusubiza ku musaraba, twe turakubabaza. Yo, haleluya! Ariko umukozi wawe Dawidi yaravuze ngo ufite imbabazi nyinshi, imbabazi zawe zuzuye ijuru, zuzuye isi, n'ikuzimu zigerayo. Turashaka kubabarirwa nawe, duciye bugufi munsi y'ikirenge cyawe. Uwiteka Imana, waduhaye agaciro gakomeye, ariko twe ntitwabimenya. Waravuze ko intebe yawe ni mu ijuru, intebe y'ibirenge ni mu isi. Ariko uravuga ngo sinahakwirwa ngo bikunde, aho ushobora gukwirwa ni mu mutima w'umuntu. Waduhaye agaciro Mana, ariko twe ntitwabishobora, ntitwabimenya. Tukagusubiza ku musaraba, tukakubabaza. Yo, kandi ijambo ryawe uravuga ngo usenya uru rusengero, ngo nawe uzamusenya. Uwiteka Imana, utugirire imbabazi. Umuntu wese wabashe kugera hano, icyo agukeneyeho cyose akibone. Kandi turabizi iyo tuvuze buke wumva cyane kuko Imana ishobora byose. Ni mu izina rya Yesu tubisabye. Amen.